Uyu nawe siwati kunshingaho. Sokaza. Umwana yanjye. Sugo pose. Kuvuga nabi ntabwo bikubera rwose. Wabeye. Gashinzi king chinzi kazi karantanze. Niba ari umukozi. Wenche bibidekire. Uri umukozi burya. Nani faya. Genda bakubage n'undi nigi. Sinda bajya kukudonika. Muzia. Uramukozi bitamwirukana kwese. Uramukozi ndatamwirukana. Mbere yuko nzi se tutamwirukana. Ikibazo nawe wagiye. Ese undi ni gute abahungu bose baba bakozi baba muri iyi si witamo umuntu meze kuriya windaye kuriya. Kabere kumubwira umwana ni ushoboye hano hantu. Ni ushoboye kubera atesha umutwe abagore akora bimenyereye da abagore benshi nabenye Oya nagara abagore hano ibisambu shiri kandi kuva igihe tumaze kugabana. Je ndi gisambu. Manza wumve kubanza nyumve. Ine bazi nyumve. Kuki mbere yuko nzana utabanje kumupresenta. Bazi nyumve. Oya mbabara twumvikana. Kumve neza kukana. Uriya muntu mutangiki. Tumaze kugabana hano. Kubera ukuntu famille yidufanya amatiku. Urumva twaragabanye ba umugabane munini bashaka kunyica. Uriya se umusirikare. Nabaze ni umwana w'induga. Umuntu nabonye meze nk'indaya ni umwana w'induga. N'uburazi se n'umusirikare niki? Ari indaya. Oh, sinzi ikibazo bashaka kunywa inzoga. Nawe ugira tiko. Iyo umuntu yanyweye inzoga bamusanga n'icupa. Nasanze yitonze abaranziye. Ikigaragara ni uko ni umuntu ukunda abahungu bagenzi be. Ntuze mu biki. Ntabwo usuzuguje hari imbere hano habona ku manywa ntabwo usuzuguje. Wakoze iki wowe? Urongera kunywa data nkwerekanjije. Wowe usekura jewe? Nagusekura. Wowe nagusekura. Uva mubwira. Nakoroheye. Yawe mubwira nkwereke njyewe. Oya nukuremo. Nakwereka njyewe. Ubona dukunda rero ukagira ngo umukobwa uraho wasana. Nakwereka njyewe nasana ngira. Uva mubwira rero. Ntabwo ni karaga tipu sizera hanze urumva? Subiza nkwereke ukuntu bagiye. Wabonye rero nakwihore nakubashye kubera ko wongera umwore rimwe gusa. Wongera umwore wo muhanye. Sakubara n'ibyawe. Cyaranga. Ibishe soke nanga. Ninjira kuri. Nakoroye, bure nakoroye ujya muri blague. Ninjira kuri gusa. Kwede. Noneho kuramo. Ni panda ukuremo. Kuremo. Reka turwane basi mujinya dushire baba yaturwane gatoye mubwire sheri tumva genda ubigure genda nyine ndatuza wagiye genda nuve hano ariko ntaho mva wibeshye ntubizane ndakwereka nasaba mfite wanyereka umuntu ufata nkakuramo ijisho nkarimereka ngafata mu ntoki undi umuhungu nabiye kuda n'umuhungu mpita nkigenda none akangaka kubanza kagize mu rukundo mare gasa hagize undi muntu usa namwereka sheri niko madamu ni nyoko madamu ni ndahano ngo nde nyoko niki tumva ntabwo mfiterwa nda dayimoni idayimoni uri hano ukora iki? Uri gukora iki hano? Kungwiti nta n'isoni zo kumbaza mu rugo rwanjye. Ntabwo nta n'isoni wasaza hano ntabwo ushoboraga winjira utanakumanza. Niko bite byawe kuri hano? Wese n'ibite byawe. Bitore. Kungwiki? Bitore. Afite abadayimoni wa mukobwa niba umukobwa ari ibintu. Abadayimoni murusha nabahe? Ndakoresha uri hano ukora. Wese uri hano ukora iki? Ntabwo usanze hano? Hano ni mu rugo rwanjye. Uko umva neza. Inyatiri hehe? Ntabwo usanze mu rugo hano. Ninde usanze hano bwa mbere? Njye nagusanze mu rugo rwawe. Ndakwirukana se cyangwa usanze iwanjye? Ntabwo mbi Kinyarwanda se.
mabuja nako muko nako andaya What? cyakoze narumiwe nagendeye mbonye inshinzi indaya ninde mabere ya bene wanyu andaya ni wowe na bene wanyu ntumenyere gabanya ikintu cyitwa umunwa hano kuko uri mu rugo rwanjye uranyumva neza wari gukohereza message ubundi bititsu ni gutazana indaya muri iyi ndaya yawe indaya ni so urumva Nitsu ni nde? umenyere bene wanyu ntabwo ndi umva wambeba we nakoze namita wambaye first of all umva wanshinze wanshege wambabura Inshinzi ni wowe njyewe nyabene numereho umva bro ubwo busatsi nabupfura wagiye ngo niba umusatsi cyangwa umusatsi bwawe umva abakobwa yakwiyamye nakudimba cyakikakurenga wambabura ntabwo nzira ntabwo namenye ibabura ntawe ubundi ubuza mu rugo rwanjye gukora iki urugo rwanjye guhera umugabo wari ineta wambaye ibyo ntabwo bikoreye unsanze mu rugo rwanjye rwanjye wowe nde wambeba wowe nde nyine umugabo wanjye nta nubwo wanamwogereza ari hese hari umugabo wanjye hano wowe ari he umva nkubwire noneho ndagwa last warning ndavuze ngo nsohokera mu rugo rwanjye last warning ngo umva mind your business na nyoko umva ntumenyere wagakora nawe ntumenyere shiti yanjye wansanze mu rugo rwanjye uraje wambaye ubusa ngo indaya ngo nde wowe wambaye impeta iri hehe ibyo se birakureba wese impeta kare wambaye ibibaye wanjije ibirori bije wankoze ibibi we gusa wakareba ukuntu gasajya ngo kishwe n'umwumva gate n'umukuzimu we ntumenye ukuzimu ni wowe mbonye wagira ngo na kampani k'ikuzimu aho ese ubundi tuvugisha ubu tureka n'amagambo menshi ninde wasanze umuntu mu rugo rwe ahubwo mbona ukamvira mu rugo bitari urugo rwande wasanzemo ndegera gusanze mu rugo rwawe nigeze nkubangamira ngo usanze iwawe cyangwa wansanze iwanjye sheri nta sheri numva ntumenye sheri bene wanjye kuri kane umva ntagakata umvana ubwo bushinzi kigize imbabura hano ubundi ubwo ni kubwira umuzi menye bimarira iki njyewe yishe amagambo yanze nkoresha ingumi nagusakura natuje ndakubanga mugenzi wanjye w'igitsina gore umva njyewe kumva iki Ongera usubiremo ntakongera njyewe ntabwo twamuze indaya ntabwo ndiki subiramo neza ndiki ntabwo twamuze indaya wajya kumenyera uranyumvereza mukuru wawe se n'umuntu wawe ni ariko nyamko bite bya uruwaye se tukaye iwacu ndi n'iwanjye iwawe kwande sheri ngo n'umugore wawe niko yambwiye ceceka ndikumva neza cyangwa iwacu ndi iwanjye uturutse iwanyu uri iwawe ntuse uri umupolisi uri umusirikare uri iki ku buryo uhana abantu uri iki ku buryo uhana abantu ubahana urayikurizwa neza wamubaza ariko ntabwo jene ukuntu yangize ceceka nakugize gute mbaye mukobwa bakwita nde Aisha hano hari nkande ni wawe ndetse sheri wawe ndetse ko nari iwanjye nitsuso niwe wakuze umukozi wanjye niba bakubwiye kuza kudukubita twakugize iki twarakwibye tukubemo amafaranga tukubemo angana ngo twishyure
sendezi nyine tukurimo ngo twishyure ukuntu itama ryanjye risashe ririho ukuntu ryabaye umutuku kubera iki urandeba iki se none ko nawe kwishyura dushaka kumenya ubushiro wariye yagiye ku muhanda mutumye kujya kuzana ibisasu wajuje kumiga usanga ntahari uhitamo gukubita umugore wanjye umugore wawe n'umugore wawe wajuje nyine ubwambere gukubita ngaho nyica ngaho nkuramo ijosi njye namubona kubisi uyu nguyu yansanze hano hanyuma haranjutura aranuka ngo ndi indaya agusanze aha nkande nyine wowe uri kimwe n'urugo ahubwo we n'icyo wansanze nsengeye ngo ndabaza murimo muranara byagenze bite mva rero nyakubahwa afande njyewe naje nje gusura shino wanjye basanga indaya ya mbere yari hanze y'umuhungu bari umuhungu bari umukobwa simbizi bagasuzugura bafite ndahangaha nticaye nimere neza shiri wagize yagiye kugura akantu gafanta ku muhanda aka fanta yagiye kugura fanta ku muhanda bahaje nyine n'umukobwa pe ntafite umutima mwiza nta ribi nawe aza ntukangurinde hano ibiki n'iki se iyo umunanutse nanjye ndamutuka ntukomeze pe nahisha baranzi ntukangutuka bibaye ngombwa naragukubita barakuzi baranzi bacanye ku maso cyane ubushiro wawe ari cyo gura fanta niyo bakubwiye ngo si gukubita ba nyir'urugo usanze mu rugo ubwo bita umuntu nanjye wanyenje rero nyine yakwinjira uramukubita niba ari umugore wawe nawe ntabwo ashobotse kabisa kandi nanjye wowe se urashobotse wakareba gutya gusa wakumvise afande niba ari akagore kawe niba ari umugore washatse isasu ibaze afande umugore wawe nuko ntabwo ashobotse rero ndashaka kubaza uvuka he uvuka kwandi ubundi uvuka turuka njyewe nuruka inyamirambo uri w'inyamirambo niyo mpamvu wumva nyine muri wowe inyama y'ubwoba bari kubazemo urakubitwa n'umugabo utari so umugabo utari tata cyangwa umutate nyine njye nta cyaha mfite ariko naje gusura sheri wanjye dufaranga mfite igihe umuntu yansanze aransagarira nawe ndamwereka Mitsutsu! Mitsu! bose twatewe bose muri twatanaze mudakarita Ibi ni ibiki? bose rero uko uri kubibona nanjye niko ndi kubibona Uyu mukobwa ninde wamuhaye karibu iwanjye? ako bose urabizi muri iyi minsi dusigaye twaratewe n'abazimu sizi ibintu byanjye birancake bincake bizere biwurira mu nda birizagamanye muri toilette naneye nk'agaca aho ngaho naneye nk'agaca nyirabyimba birivanga kuko amahirwe nuko bizera imwe numva ndaruhutse numva ntuye akayaga numva rwose umubiri uraruhutse amarere yazenze mu maso nta hirya nta hino nibwo mpagurutse naza nkasanga kukubaza nibyo uri kunsubiza. Uyu mukobwa yagejejwe runani. nyine nanjye nibyo byamvanze ibyo byo muri wese byancakiye nubwo n'ibi ngibi biramvanze noneho biramvanze pe Usigaye ujya kuri toilette udakinze inzu yawe. umaze kiri mu gikari koko kubizi nawe kujya ujya kunya amabya yagiye ujya ukinga Mitsutsu mubajije ikintu cyagejeje umukobwa ntabwo mubajije ibyo kujya kugura ibyo kuvuga njye nakanywa mwawe hanyuma kari kuvuga ko hano ari kwashiriwe ibyo ni ibiki? ariko ugomba kumenya ko muri minsi twatowe n'amagini Mitsu kare navuye ahangaha nkubwire ko ningira ahangaha nsanga waje kuzinga imyenda yawe wayizinze. bose ibyizinga by'imyenda byose ntumbimbaze uko na bya bindi nakubwiye byagiye binyizingiramo bihita bisaba ko njya muri toilette Ko iyo mukobwa
na Aisha ko insutsu wanjye atakuzi atakubonye winjira hano wahinjiye nka ndashaka kumbwira umuntu wakurije ahangaha n'icyo waje gukora sheri wawe ndi ko nabikubajije hakubundi asaba kure ceceka wavuze cyane afite amahane menshi cyane nuko kamizi ibaza ariko uko n'ubu kagifite amahane sheri wabona ari n'akajuru urabona ubundi buryo gakanuramo niba mitutsi atazi uburyo winjiye muri uru rugo ubundi ndakuzanye ko mpamvu ushatse kwitengereza bose kirasa n'ikibanza kino gikobwa neza neza uyu niwe nakubwira ngo umeze nk'indaya sheri ibaza ariko umuntu w'umukobwa usa gutya akitora agatuka umukozi mu rugo ako sindi ndende wa umukozi mu rugo rwanjye nkande rwande cyakoze uragaragaye ibaza ariko urugo rwande sheri mwongere afata nakubashye mwongere kugashi wanjye araje mwongere mumvuge sheri do afata nakubashye nakubashye akunda ureba ariko hakunguye umukobwa ubundi wamuhungu uracyavuga bose numva n'igisi kimfasha wiki igise kiramfasha wallahi yongeye birambaye nyuma nyine kujya muri toilette sheri barumewe sheri ko upfukamye se Mitsu, garuka. bose kuko umukandara sheri Aisha kamari pfukamye se njye nakoze iki njye ntabwo